ariko shaka ubwiza ukuri no tujya tuvugisha ukuri ni kwa kundi nyine ubwiza bw'umuntu nyine atabumenya ko hari kwanga kiraryoshye pe wallahi tujya tuvugisha ukuri ubwo rumera koza kwa batipe turiangalia pale twararebye turabacha nibwo ari icupa nuko nidusimwe ko ngiye ngora mu bintu by'utubari rwose ikaze nikandi iri kumara nk'iminsi bitarashira kubona umuntu yinywa naho utarabona video cyangwa utanabizi byabaye ariko ahantu aho bagiye kutundi tuyoga bita harakandi gaho twa Virunga ni mwiza pe ni bwabo ni nyine umuciye nk'umutwe ugashyiraho umutwe muzima nizere ko bimeze neza cyane ndabeshya bwana Damour umwaka mushya muhire Patrick umeze neza nari fresh sana kabisa biracamo ni sagali neza ni waneza okay nizere ko nadukurikiye nabo bafite ibihe byiza bakomeye kugenda bagubwa neza cyane umwaka watangiye gute Damour umwaka watangiye neza kuri njyewe ibintu ari amahoro ubuzima bumeze neza mu biryo mu buzima busanzwe bwo mu mubiri hagaze neza urwaye nta kibazo umeze neza ndashima Imana yego kindi aba ni mu buryo bw'akazi nta kuntu akazi kabonetse mbese ntago ndi umushomeri muri make yego urumva nibyo gushima Imana rero okay yitwa Damour rero niwe tugiye kuba tuganira yitwa Damour mwabyumvishe reka twiganire none byacu ntago bitinda abakobwa b'u Rwanda nabonye harimo bamaze iminsi basakaza amafoto y'ubwambure bwabo Excellence rero yaje kuba bivugaho aravuga ati buriya umuntu wambaye ubusa no mu mutwe ahanini yaryo usanga aho harimo ubusa Damour nawe ni kubibona kugira umuntu ajye gushyira hanze video yambaye ubusa no mu mutwe aba arimo ubusa ahubwo ubusa ngubu naba n'ubusa haba ari munsi y'ubusa kuko mu busa uryo umuntu ufite mu ubusa hari kurenda abafite inuza n'amarangamutima ariko ubu noneho n'ubusa nta burimo pe singiye kubeshya yego harimo ubusa ariko noneho ni hafi ya nta nakana karimo n'ikirongozi kuko nta muntu waba ufite akenge gakenewe akabure nakenge kamujyana kuri toilette kabisa ari wataye muco rwose yego abantu wenda bakurikiranye speech yabo baba dukurikiye kuri Jeskizo 250 n'ahandi hose nabonye ko nawe wayikurikiye speech is Excellence wonaga babaye cyane nasibye nawe se wa mugabo we hari umuntu utababaye kweli nanjye ndababaye kiretse utari umubyeyi hari nandi umubyeyi mfite abana b'abakobwa bangana kuriya urumva ibaze noneho ugize gutya nk'umubyeyi wamubyaye noneho umuryango akomokamo ibisekuru bye uburiye rwose uri abasebeje umuryango ibintu nka biriya bikomeye cyane wakoze amabara atabaho ari amabara bivuze neza uravuga uti nganye ndo umubyeyi ndabyumva cyane wa mugani nk'umubyeyi ukubona umwana nyine yifashe kuriya uko nafashe amashusho ameze kuriya ku mubyeyi ukunda umwana umubyeyi nawe yahabariye cyane kurenza n'umwana ariko njyewe nkurikije nibyo umusaza yavuze ejo bundi muri speech yahaye abayobozi kabisa urebye n'ubundi bintu bipfira no mu muryango ibintu gupfira mu muryango umwana burya bacumuga niyo mpamvu bacumuga no mu Kinyarwanda ngo igito kigora kikiri gito kandi ngo umwana apfa niterura sibyo rwose ndakeka neza ko hano abana hanze bakora akazi bikoresha neza za internet mu buryo byari inyungu so kwanga internet ni sibyo ariko bakabikoresha mu buryo bungura ubwenge ubumenyi basacinga ibintu bafitiye akamaro ikoranabuhanga ibintu nk'ibyo ngo nyine bajye mu bintu byo kuyandarika no kugaragaza ubwamburese bwabo rwose arabana abakobwa bakoresha internet neza mu buryo bwiza n'abakoresha social media kandi mu buryo bwiza bubabyara n'inyungu kandi bidatandukanye n'umuco wacu cyangwa se ngo biyandarike so bari rero ibintu bakoze ntago bibaho ariko none hari abana bananira ababyeyi nyine ikindi kintu nabonye hano iwacu gihari abana rwose bafite uburenganzira bukabishe barisanzuye cyane pe babaye amadebe turimo turabarira abajeyi rwose none sibazeho nta muntu akose ntiwarezwe kera wa mugabo twavutse na kera wenda na leta ari kera n'ubu ngubu ariko hari ukuntu byahindutse abana bakaba uburenganzira bakidegembya kiri rwose bagukubitaga ikinyafu muzuri sana ku buryo wakoze niko zikavuga uti noneho baranyishe hano ugatinya ugasanga umusaza yakase nk'amakawa nk'iminyafu nk'itanu yawe akayikubita ikagushiriraho ejo wajya gukora cya kintu ukavuga uti mana we uwo munyafu wawukubitaga wamaraga nibura triste nk'amezi 5 uri ku murongo
atanu utarongera no gutekera ntawe ugikubitwa mukubita se mucire mu maso aho kera wasanga n'umubyeyi hano n'umwana utaruwe cyane rwose urumva barahugana n'umubyeyi icyano ukabona kiri kogera nka bino byana biva ku ishuri bigenda bitoragura ibitaka bigenda biyore amabuye mu muhanda bimeze nk'ibisazi gafata umunyafu we tajye mu rugo wamuginga we ubu iwanyu ukeneye kujya koza amasahani ukeneye kujya kuvomera ababyeyi ukeneye kujya gukora amasuku ukeneye gukora divoire uri kugenda utoragura ibyo se yameze ingene tuvuge ushobora kumukubita umubyeyi w'abana ese nujya duca hano mu muhanda ugasanga ibyana bivuye ku ishuri sorry kuba bavuga ibyana mvuga abana sorry imana mbabarire abana bamwe bataye umurongo bari kugenda bajya mu bintu bitareba yagera hano bari gucuranga umuziki akareba nka Joriji urumva ukabona ari kugenda atoragura utuntu umeze nk'umusazi urumva ntajye no mu rugo direct ugasanga ageze mu rugo nyuma y'amasaha kandi ngo rero ushobora gusanga umwana umukubise umubyeyi mubwire nabi agenda ari kurira byonyine bavuga dore kiriya kigabo kimbwiye nabi urabizira rero ibyo bintu nibyo abana bari kugenda bakura bazamukiramo bigatuma nta gitura kibaho urumva kandi nanone ababyeyi bagomba kwegera abana pe tuvugisha ukuri biriya bintu ugomba kwegera ababyeyi bagomba kwegera abana babo bakabigisha umuco nyarwanda bakabereka kirazira n'abana bo ngo basigaye barabaye biharitse urumva ameze nkaho birera uburenganzira bwabo buri kuba bakiri bato ugasoma imyaka 18 afite irangamuntu waremeye gutwara imodoka perimi nimba imyaka 18 umwana w'umukobwa avuze ati ngiye baba bafite knowledge yo gukora examen arabyemerewe sibyo nabo nabonye mu perimi aravuga ati nkeneye imodoka byanze bikunze arashaka yibona ya bamuca akaguru bamutandika hariya nta kibazo afite arabati ngiye n'umugabo uzaza akambwira ati rama miliyoni nzangira mbara no kwezi n'urugero kubera n'irari riri hano ku isi igiye duhinduka niko n'amarara agenda yiyongera urumva ibintu abantu bararira ibintu bibarenze ubushobozi bikatuma bashaka kubikora mu buryo butari bwa nyabo abana bikigena n'iyo mudu barimo n'abantu bavuga bati ariko se mbere yo kuteye kuri cyo wewe uzira video uzireba wakikireje bon jewe icyambere cyo natekereje navuze uyu muntu wabikoze natekereje ko n'abantu babikoze batagamije kubisakaza iyi niko natekereje ibintu bakoze babikoraga nk'ako barimo kwishimisha wenda umwe muri bo cyangwa se nyine wenda nyine kamera wenda ashaka ko babwiye uriya avuga ati mushyiraho kamera tuze kureba ibyo turimo turakora nyuma cyangwa se banywe n'ibyo biyobyabwenge nk'uko ujya mu babivuga sibyo ugasanga bose nta bwenge bafite babaye amapanci kumva bamukamera nta kibazo kuko n'undi byo arimo arakora birenze no ko umuntu yagukamera urumva so ugasanga rero muri mwe arabitanga aragize gute hari umwe by'amafoto cyangwa akabyohereza inshuti ye urumva atireba ibintu twari turimo amakuru agatajya hanze gutyo nabo ntago babikoze ngo babipostinge wenda kuri ku mashusho media yabo bakoresha ni amashusho yabacitse sinzi uburyo yabacitsemo ariko bigaragara ko n'ibindi bikorerwa n'ahandi hantu tutazi hari biri gukorwa n'ubu bari bagaragaye ariko hari abandi gukora ibirenze biri ubu ngubu turi kuvugana ubu ngubu bari mu nzu barimo sibabonye sinabonye hano nosotse n'uri kujumbamo icyuma gityaye nk'iki babagisha inka urumva ibintu bigeze kure bro bigeze kure aje baba icyuma rwose pe ntabonye video icyuma urumva ibyo urumva ko mbaje kurenga urundi rwego hari n'indi video nabonye wa mukobwa wacu wabigize umwuga nawe nabonye video yarimo ari kumanukira mu icupa ry'imba n'irefu nimba ari iracupa ritangukira haryo wabonye mwana kandi n'umunyarwanda nawe n'umwe nawe yabigize umwuga ataba no mu Rwanda ariko nawe atukisha izina ry'abanyarwanda kubura umunyarwanda ukina biriya bintu wangu uri umunyarwanda witwa umunyarwandakazi ufite nationalite y'u Rwanda ukajya ukora umwuga w'uburayi ugasambana ku mugaragara amafoto akajya hanze video tukatwirirwa tuzireba ku social media yawe uri umunyarwanda abantu nk'abariye singiye kuvuga wenda ngo ni ukwiteranya ariko rwose tuba tugoye kubavuma pe bakaba bicibwa mu muryango pe ariko ari kintu wari ukumoje ngo uti wa mugani abana b'iminsi nabo bagiye ngati nakamwe bashaka bagatandika cyabagira bate abana b'abakobwa baba mu mageto ugasana akaza afite naho muri famille ubundi abazishyura iki exactly ni wani nkubwira nti abana b'iki gihe basigaye babona uburenganzira bwabo 100% cyambere cyo bakiri bato umwana cyangwa kivuka hari n'imiryango ishinzwe kurengera abana urumva kubarengera ngo badahohoterwa niwe menya filimo nicyo gisuri ngira ngo ntibyemewe kura kugiye umwana no kumubwira neza nk'umubembereza nk'amata y'abakitsi nimba yinyari kumwe ati mama ntuzongere ntubukuntu umugiye n'akanyango tumugura uti ibyo bintu ni bibi arizugura muhohoteye urumva bro umva abantu biri gupfira
baze cya kigwenda kinyaragura ahantu hose urumva nk'umubyeyi uvuga ati cyarangwa kizabicikeho ngomba kujya akanyuguti ku kibuno akibwira tukoze ibiki kwa makosa mushaka kwihagarika bivuga ubu nabyo ntibyemewe umwana umunyi icyunyuguti ntabwo wemerewe kumuriza oya nta mwana ukirira urumva keretse ariza ari uko ashonje cyangwa se ndarwaye ariko uvuga ngo ni umuntu umurijije ntibyemewe umuhohoteye ubwo uburenganzira barimo barabukurana bakagenda babukurana imyaka 16 akabafasha irangamuntu 16 bayifatira urumva 18 akaba yemeye kuba yakora icyo ashatse amategeko abimwemerera akava mu rugo atagiye mu kazi ahubwo agiye kuba muri ghetto umwana w'imyaka 18 rwose abakire muto pe ntabwo akwiye kuba muri ghetto ntabwo uburenganzira bakibufite ariko mu mategeko arabyemerewe sibyo se ariko ubaza umwana w'imyaka 18 w'umukobwa si bavuga ngo minere ngo nukuhera munsi under 18 18 abari munsi ya niba minere ubwo uwacuze 18 ari hagati ya 18 na 19 ubwo nyine we aba yamaje gukura icyaha cyose yakora akibazwa ku giti cye arafungwa akiburana agashaka umwavoka ntago abakiri umwana ariko mu by'ukuri mu mutwe bakiri umwana sibyo mu mitekerereze bakiri umwana none iyo bikubitanye bwa burenganzira umuhaye 100% bwa buri bwo kwigenga bwa buri kumva yajya yakora geto ye urumva ababyeyi b'ikigihe nawe akavuga ati ninkoza gukora geto ndabamuhoteye urumva n'uburenganzira bwe urumva abana babonye uburenganzira pe kabisa kera urumva umuryango ukabugize gute utangiye guhungabana ntazanda agaciro z'umuryango zigiye mu mwana avuga iti gitsure ndavi wacu mu myaka 18 ndajya kuba muri geto kubera iki urumva ndajya kuba muri geto kubera iki waguma mu muryango nkazavamo mbaje kubona minizi uburyo bwo kuba nakwibaka kuri nakuba ku rugo si nta bantu kera bagumaga iwabo bakarinda bana harya y'umuntu amaze igihe atarashatse bakagumirwa hakibi wabo gusa ibyo biracyabaho kare ibera muri geto agumirwa muri agumirwa muri geto bishyura se bakuye aho no hari ikibazo sasa aho no hari ikibazo bishyura bakwiye nyine basindire bakuye badakora ndiye rwose urabizi ko nikorera mu tuntu tubijyanye na business za enjoy mu mabwate mu tubari ahantu hahurira abantu benshi ubundi niyo mpano ufite mu kazi customer care kwakira abantu gushyira ibintu ku murongo service nziza rwose abantu babona agiye nkora hose urakoze cyane kuko urumva nakwere biraza no kunyohera ndibaza ni aba bakobwa ubona basohokeye aho hantu henshi uburi badafite akazi ukabona umwana asohotse guhera kuwa mbere ngo nta minsi y'imibyizi ikiriho kuri bano bana cyane kera bajya gusanga abantu bavuga ngo turasohoka weekend ubu ngubu no kuwa mbere harashya ubu reka ngusubize mu magambo makeya mu mafagitire yose yishyurwa mu tubari cyangwa se mu mahoteli na yose abagabo nibo ubona babishyura ni rwose tebe nibiri umugabo fagitire turashyira umugabo kandi yego n'abakobwa barishyura pe hari abakobwa bigurira rwose nyine nako hari abakobwa batigurira ariko ni pourcentage mu ijanisha abagabo nibo bishyura urumva bishyura ibaba byo byana ni iki urumva kwikibaje usanga abantu bagabo bari bafite ningo abo rero shamana mwatani ni umuryango uri gusenyuka pe ibintu no kubihagurukira ugasanga umwana umugabo agiye kwishyura umwana wakaba yari mu rero reka nisabire nuko harya ngo uburengango leta ntiyashyiraho military y'abaturage military discipline hakaba abantu bashinzwe discipline apana kuvuga ngo guhungabanya umutekano turawemera discipline iyo komisiyo bakayishyiraho ikanatorerwa mu giturage hakaba abantu bashinzwe discipline y'abantu batuye muri uwo mudugudu no muri iyo sibo discipline akabazi ngo wowe ufite imicini akaza akajya gushyira ku murongo bakaba discipline bakayigushyira ku murongo ati kuki nimba unywa amata ati kuki unywa itabi bakakuganiriza urumva ubu ngubu n'urwango umuntu turiho ku bw'amategeko ariko dukeneye n'abantu bashinzwe igitsure urumva n'umungo bikemera ko abagera bakaba ati hari umutwarasi w'igitsure nguriye aka n'abana bamona ari manyanga bagatinya yaca nko kukabara abantu bicanze kumwe bisoresore bakavuga ati military police munsi irahanyuze police ko siyo military ko police discipline yacu irahanyuze ariko se wende ibyo bintu by'amacupa n'ibiki barimo bakoresha biraterwa n'iki ubwo bushyuhe bw'utu umuntu ashyiramo icupa cyangwa icyo cyuma abasore barabuze harya uko bakennye ikibazo kimeze bite murakennye agahitamo ngo icupa se rero umwishyure nyine aravuga ati yaguye ni isusu gusa reka nishyiremo icupa ariko nabyo cyane ibibazo reka sinjya numva se bavuga ngo la majorité y'abakobwa
mu Rwanda niyo nyinshi kurenza igitsina hungu. Urumva nimba abakobwa baturusha wenda baturutaho nka 30%. Urumva mu Rwanda ubwo ni buri umutipe mwaka ko afite abagore babiri cyangwa bakamura umwe n'igice urugero ubwo batatu kuri umwe. Siko navuga cyangwa sinzi uburyo babibarisha mu mibare. Ni ukuvuga ngo rero ubwo ndashatse ko abagabo babiri bakaba bafite abagore batatu mu mibare niko nabibara kubera kugira ngo abagore bose babone abagabo. None ubwo aba bandi babasigaye babakire nabo aba barongora bazijandika muri famille mu ngo z'abandi bagabo. Urumva bazijandika mu soresore mu tubari mu buraya. Ngo umwana w'umukobwa aramubwira muri iki gihe ngo isi ngo utari gushaka ngato ngo ndageze igihe. Urumva kandi ubwo ari muri za 25 tarani ngo ndihutishwa n'iki ukabona aho bari mu isi iba isiye ari kurwana n'inzara ze. Urumva aracyashaka kurgisa baracyashaka kurwana n'inzara aracyakwambara highlights twadukodo duhagaze ibire yaretonetse gutya arisiga ibirungo kumwite kudashaka ukuze bimeze bite ngabagabo barabuze abagabo barabuze kandi kuri telefone ufitemo bashenga 50 abagabo babuze gute kubera cyashaka kwirira isi. Rero abana b'u Rwanda reka habeho kubakebura mu muryango mu buyobozi by'umusaza avuga ati gute twaba tuyobora abantu ibintu nk'ibi birimo birakorwa. Ntago binari by'umuntu umwe ni bya buri wese we munyarwanda we muturage we muyobozi mutwara si we mudugudu we mubyeyi uri muri uwo mudugudu uri muri ibintu biri kubera byamagane birwanye tugarura abana twubaka umuryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda kera kuntu mbizi umwana yabaga ari umuryango n'uw'igihugu. None umwana yabaye w'igihugu gusa ntagakira umuryango. Niko ngiye mbona wenda nimba mvuze amakosa bambabare ngiye niko mbitekereje mu bwenge bwanjye kuko ubona abana bari kugendera ku mategeko cyane kurenza kuba wa muryango utugenga nk'abanyarwanda. So rero ndashaka abana bagaruka mu muryango n'amategeko y'igihugu agiye cyakora ku muryango ni ubanza kuko bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Nuko nabe ariko se bana bakobwa se ko umuntu abona ari batari cyo kibabaje u Rwanda rw'ejo raza kuva muri aba bari batoya bakabaye bazagira ingo bakabaye bazashingwa iyo mirimo barimo bakora ibiteraso. None leta yacu ntakinanira sibyo twakoze ibintu byinshi twateye imbere twahagaritse jenoside turi mu gihugu cyacu gutera imbere kubaka ubukungu. Hari ibintu byinshi biri gukorwa n'abanyarwanda kandi papa wacu nta kimunanira. Si wabonye ko yabibonye pa rero kuva yarabibonye Kagame nzi neza ko umuti buriya wabonetse. Aha n'abavuze bati bano bakobwa kuba wenda bafungwa ni igisubizo cyiza nta nubwo kubafunga ari igisubizo no rwose pe barakobwa ntabwo bagomba kubafunga si ngo bunguke iki nta kintu kubafunga bimaze aho barakobwa bakeneye kujyanwa ahantu bakaganirizwa bakabapima ibiyobyabwenge niba bifite bakabashyira muri rehab. Urumva bakabanza ikabashiramo bakigishwa bakabona uburere kandi nawo bazaba ari n'undi mujyano ko ntago bazarimo bidagadura. Niba umwana umufashwa mukuru ukajya kumushyira muri amezi 6 cyangwa se y'amezi runaka uri kumwigisha umushyira ku murongo nimba yisigaga izo za rejevera akabana ukwezi amezi 6 atazisiga aya macho umusatsi kabuvuyeho izo nzara akazi kakajya byuka yiruka akora siporo akajya arakirwa mu ishuri mu fresh nkamubwira ati kigogi kuko ntago twabaca nabacu sibyo. Yego basebeje umuryango nyarwanda erega ntago basebeje bisabaje ubwabo bonyine basebeje umuryango bakomokamo basebeje igihugu cyacu cy'u Rwanda basebeje n'umunyarwanda uri hanze witwa ko ari umunyarwanda. Niyo mpamvu nkubwira nti bakoze amahano ariko ntago twabica cyangwa tubace ahubwo reka tubahugure sibyo bazagaruka umuryango nyarwanda basaba imbabazi umuryango nyarwanda tubone ko banahugutse kuko bivuze ko nta muntu wakora biriya bintu atakoresheje ibiyobyabwenge nawe ntawe uko ntabwo ufite none sibwo iyo umwe ikiyobyabwenge umutwe hajyamo ubusa urumva ubwenge bita buyoba urumva ukoresha umusimburwa n'ubusa urumva rero nicyo kibazo bagize. Rero banywe ibiyobyabwenge kigaragara niba bataranyweye za kokayine banywe n'izo mogi cyangwa se bengwa n'amayoga amarikero ko kugira ngo bafate kira cyemezo cyo gukora ibintu nka biriya bro na mahano rwose ntago bukina ariko none uvuga ati biterwa n'ikigare nawe no kubibona
usanga abakobwa bigana ubuzima abandi babamo nazi umuntu akurikiye none se ntiwumvise uriya ngo Nemerine ku video nabonye arimo arabwira ntuza uriya bita ngo ni Zahara nimba ari Hasara sinzi wa undi ngo mwumva ngo Brian yarambwiye ngo ngiye mucungira ibintu wagwane ni ikibazo Brian ni umukobwa mucungira ibintu by'umukobwa gute urenze byaranyibeye noneho cyarumva akabazo nagize hari ukuntu ujya nkurikirana bya social media n'iki nkumvura mwana w'umukobwa se ko njye mwikundira Brian pe rwose ntago mushinja ibyo bintu ntazanabikora nibibe nabo nimba rwose kubera kuntu mbona afite platform nziza ubu ngubu n'umukobwa wirwanyeho buriya urumva ko Brian muzi kuva kera ariko ubu ngubu ndamushimira ko ari umukobwa wirwanyeho akaba ari umuntu nyine umeze neza uhagaze neza nimba gukora ibintu nanabikora rwose namusaba imbabazi akabina akabireka akikorera akazi ke ni umukobwa mwiza nzi neza ko Brian ari umubyeyi rwose kandi sinzi ko ibyo bintu ajya byemera wasanga n'ibintu bamubeshye ni ukuri bibaho bakavuga ko umuntu ikintu bagaho umuntu ikintu ubu natwe bajya hari ibintu batuvuga kandi batubeshyera bakandi muri social media hari abantu benshi babeshya ugasanga bamuvuga ibintu bamubeshyera atari byo urumva ariko nimba ari byo stop arekane n'ibyana abirekere ba nyirabyo yishakira umugabo uretse Brian kazabatungura kabiri ku mugabo agakora ubukwe ndetse Brian azashaka kiritse nimba bitamurimo ngo nyine ari umukobwa mwiza wakubaka urugo rwiza ni umugore mwiza munajya ntanjye nyeme namurongora ariko se izo ntumazi nziza wenda no byaba ari nibihuha cyangwa se no kuri ubyo no kuri wenda cyane ibihuha ubundi ibintu byitwa ubutinganye ubona byarongerewe n'iki umutinganye rega n'isi yaranduye shawa mugabo we n'isi yanduye n'isi itakijyanye n'isi ya kera urumva n'isi yahindutse ihindura n'abayituye niko nabivuga mbese agiye kugaruka ahubwo ari hafi n'ejo ushobora kuzana n'ejo ushobora no kubona aje nkuye mu kwimana nkawe ndakubwize kuko ibimenyetso byose bavuze bizazana imperuka ahubwo hasigaye iki hasigaye tubone mugitondo ukabona bamwe bari bapfunka muteka baguruka bajya mu kirere abandi imiriro iri kubikubitaho muri kurira ngo ngo nanjye mwanzamuka babatereka reka herwago ijambo ibyuma n'amacupa tutakoreye babasaza bajuru itangane ba Yosefu barabona ati sha twarakureba have nose sha wahora niki none rero bavuga ngo ibyo bintu umuntu wabishyigikira ariko mugarumva ko ni ibintu bamugari bibabaje cyane birababaje none ko noneho kibabaje no ku munsi kumwe bigenda byiyongera mu mugabo we cyo gukora icyo nzi cyo abakore bakora ibikirwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu bugendera no ku mategeko mpuzamahanga tudashobora na kwivanga mu bintu cyane iyo nta kintu bihungabanya ntacyo bishe nta nicyo bikijije ariko ibyo tudashobora kwihanganira ni ubwambure kwambara ubusa umuco nyarwanda ntibiriho ntibyigeze bibaho n'uwigeze uba n'umuco wa kera cyane nta muntu wajya agambara ubusa hari ibihugu njya mbona cyane bari ahantu mu mashyamba bambara ubusa ugasanga ibitsina byawe kugenda binagana bambaye nk'akantu k'agahu hano ku mabere cyangwa se njya mbona ku YouTube naye baba mu mashyamba iyo ngiyo cyangwa ugasanga bashyizeho ikintu kimeze nk'igikoma nk'ikirere bambitse igitsina bagafite akantu k'akagozi bakambara bameze nk'inyamaswa ubwo muri ibyo bihugu umucuriyo ku kwambara ubusa ariko mu Rwanda kuva igihugu cyaremwa cyahangwa na gihanga ngo mijana nta muco wo kwambara ubusa twiye tubona mu gihugu cyacu ntuzanabaho nta kwambara ubusa ariko nubwo batikwiza ngo bambara umubiri wose ariko ntabwo bambaye ubusa hari imyanya y'ibanga abagabo se n'ibyago biri hanze oya bakingagaho nta mugabo wambaraga ubusa barambaraga urubindo nimba runde sinzi bambaraga ariko nta gitsina cy'umwana w'u Rwanda mu muco nyarwanda kiza ku karubanda hari ubwo Jackie yabatizwaga nabonye abantu kumva abanyambaga bavuga bati bose yakizwa icyo abantu bacira abantu imanza gukizwa ni ubuntu warubize gukizwa ni ubuntu naho babigurisha ntaho babisabira uburenganzira ni Imana ikugirira ikakwakira mu bayo ikavuga uti mwana wanjye ngwino ujye mu bandi
rero rwose ijya kuba yakijijwe ni iby'agaciro. Imana imuha umugisha, wumva, imukomereze amavuta yayo, imurinde ibishuko, imurinde za rombi, imurinde ubuyobe, ahubwo akomere atera hamwe mu ijambo ry'Imana, kandi ntibizatuma adakora akazi ke, ariko akora kinyamwuga, adatandukana n'amahame y'Imana, adatandukana n'indangagaciro z'umunyarwandakazi, hasigaye yiterera imbere n'Imana ibimufashemo. Ntago Imana bayitekera umutwe, iragutamaza. Ari imitwe niwe wazagira ingaruka, ariko ntago ari imitwe ndakeka. Yitwa Damour, ariko si none inama ku rubyiruko rero, urubyiruko rw'u Rwanda, iki gihugu kibaha amahirwe menshi yo gutera imbere, harimo opportunity nyinshi. Simvuze ngo ngende umukire pe, ngenda nisaze dore ngiye muri 50. Urumva ibyo nabonye narabibonye, sibye ko Imana yama n'ibindi, ariko ndashimira ko nibura hari umusada natanze mu gihugu cyanjye rwose pe. Ubu ndangashima Imana ko hari akaboko, hari imbaraga zanjye natanze mu kubaka u Rwanda, yaba ari mu kurubohora, yaba ari mu kurwubaka no kumurukomeza no kururinda. N'ubu ngubu ndarurinze, hakiya Mungu ndarurinze da, tagira ngo wazana umuzozanga mbone guhotera umuturage cyangwa ugenda wambura abantu ngenda ngo tugahora nka kwihorera. Bana kiretse ufite intwaro, ariko ntayo ufite, ndakwizirika mpaka tujye kuri polisi, cyangwa nushaka kundwanya n'abantu bazaba bari gutabara, ariko ntago wakohotera umuntu. Ndibire bangiye Damour ari watari, hakiya Mungu nakumariza, reka hafi ntibishoboka. Urumva ndugwango. Ubu rero ababyeyi bo babitware gute? Ababyeyi nyine, ababyeyi mwababyeyi mwe, ibintu biri gupfira mu muryango, we mubyeyi ufite inshingano zo kurera umwana wawe igitsure cya kibyeyi, sibyo? None uwo mwana uzamure kibyeyi, igitsure cy'umubyeyi azagenda ajya gukorega, uzazire ku mwana wamureze igitsure cy'umubyeyi, ntiwamuvunya akaboko. Ese ubundi ababyeyi bazi ko guhana umwana cyangwa kubita umunyafu kubita ubuhiri, reka ikinyafu. Ubundi baca umugani mu Giswahili ngo ikibune, iyi ni nyama ya bure, niko bakita mu Giswahili, ni nyama ya bure. Ikibuno ugikubita inkoni kigashyuha kigatukura, amaraso agataruka, ukamena amazi kuri sima na ku makaro, akarara yicaye mu itanda akabyuka ajya mu kazi cyisubiranije. Ikibuno igufwa se ikibuno kiba nyine, niba ngo ikibuno ni nyama ya bure, ikibuno cyaremeye gukubitwa kubona n'ukuri kw'Imana pe. Abana bongeye, ababyeyi bongeye babyutse, ikibuno ni ikibuku, wifata umwana ngiye rwose nagutsibagura rwose umwana waje gukora bidakorwa hafi. Usanga umwana wari wakoze ira video cyangwa ntabwo wenda uri andi mukuru, wenda uburenganzira barabugize gukora umukuru, ariko bira byarahere ku butoya. Buriya kuva na kera ajyaga bikora, kuko niko mbibona. Buriya bira bina bitangiye ndakifite nk'imyaka nk'irindwi cyangwa 5 cyangwa 4. Urumva gwenda shwaga kuba yakushyiramo intoki cyangwa akajya abona bakabona ari kwikuruta nko kurugi, bakaba gatira mwana kwikuruta bakamwihorera, batazi wagwa niko bizamuzamuka. Ubwo rero ntago wakora ibintu nka kuri ukuze utari bikuranye, wararizwa warafite umuco. Buriya mukobwa se n'ubabona hano Munyakabanda se abana bafite umuco. Hari abana mu Munyakabanda benshi abakobwa bafite umuco, bubatse ingo zabo, barazwe k'Isilamu, barazwe gikristo, babayeho n'umunyakaratsenyituye mu gihe kirekire. Ese bamwe abana bategeza ko bazabyara kandi ibintu bakora bidasibika, bajya bitekereza ngaho ngare nk'umwana we ni kuko azabyara byanze bikunze. Ni byandi ukora ibintu ukiri muto. Reba nk'ura mugore ni ura mukobwa wakoze biriye, wende namara gukura afite nk'imyaka nka 50, urumva, cyangwa 40 35, afite umuryango, akajya gute akabona nk'umuntu cyangwa umwana, ibaza umwana we si nk'ubu. Buriya ntubona ukoze ibintu nka biriya, umwana ubu mwicize ibintu yose y'ubuzima. Ubu uriya mwana n'amakayizi, sibyo ko nta muntu uzira icyaha cy'undi, ariko inkomoko irakonta. Uriya mwana abaje gukora ngora wa Emirine nimba mufite nibazana mubyara, umwana akazakura kiki kaminuza akagera za masters, wazamugira umudepite, wamugira ministre, itangazamakuru ryarateye ibintu kuri social media ntego sibika. Akimara kwiyamariza uministre cyangwa se akimara kwiyamariza kuba depite, nuguhita bajya muri record ya kera mama bati umwana uvuga ku mugore yirongoza agacupa n'icyuma, ugasanga umwana abujijwe amahirwe n'ibyo yakoze, n'ibyo ingomba koza umubyeyi. Ibi bintu rero bariko bafite ingaruka kuri bo no ku miryango no ku bisekuru n'iki byose. Ubu se umuryango ura mukobwa akomokamo
ubu uhagaze ubu umeze ute abazi nyina abazi se abazi basaza be abazi ba nyirarume ubu nta barimo bari gucana bububa bavuga ati baratuzi dore uzi ko cya gikobwa kijombaga icupa ari ko cyo dore ura ni nyirarume uriya uriciyeho ari abanyarwanda baratuzi dore ni nyina ubwo urumva icyo gisaba ari gushyira ku babyeyi no ku muryango icyo kintu ni kibi cyane yasebeje umuryango umva ntabwo burangiye urumva kuko kera abantu amahirwe menshi arabuze nyina noneho aracyari umukobwa ubu umuntu wenda agize imana mu myaka imbere hari ibintu bikunda kwibagirana abantu bakaba nyine yari ibintu cyo gusa nyine n'urugero musina abantu babonye babandi bagiye bagaragaza ubuse kimenye imivi wamuzana si yagaragaje ubwambure n'urugero nkwaye umusara umuntu kibimwibuka ntawe ukibyibuka nyine birasibama ariko historia cyangwa se akazaza kawe kejo kazabikwibutsa utabizi ugabura nanjye ubizi cyangwa nanjye ndumana kiri urakizi leta muragabyo kuri TikTok nireba icupa yarimo kwishyiramo ndoro buriya mutipe buriya nashatse buriya abahisha amahirwe menshi cyane hari ikintu umuntu akora akawe njyewe nuko nidusimwe ko njye nkora mu bintu by'utubari rwose ikaza nikeneye iri kumara nk'iminsi ibiri itarashira kubona umuntu yinywa n'aho utarabona video cyangwa utanabizi byabaye ariko ahantu ahubwo bagiye ku tundi tuyoga bita harakandi kitwa virunga gasa nka shokora ukuntu kari mu gacupa k'umutuku niko barimo barinywera ariko ngana Heineken niko bari ku cyane oya muri asa ahubwo ngende uruganda rwa Heineken ahitira mujyana mu rukiko baranogo oya ariko akabihanirwa no gusebya inzoga icupa brand ya Bralirwa barasabirwa ni ahombeye iyo yigura cya kijumba kimwe beshyiramo bajya bashyiramo basasika mu itango ni karote ni kokombure ya ariko icupa shara risebeje ariko icupa ingorera rya Heineken ngo niryo ryazanye amazi neza kari kibazo umunwa w'icupa iziko yari nyariye muri kuzura wewe kubitaga amazi akajya caye muri wa mama w'icupa akajya mu icupa bimbe none novuga ngo hari akiri inzoga naho n'amazi yarimo arajya ariko shaka ngo bwiza ukuri no tujya tuvugisha ukuri ni kwa kundi nyine ubwiza bw'umuntu nyine atabumenya ko yaje kiraryoshye pe wallahi tujya tuvugisha ukuri ubwo rumera koza kwa batipe turiangalia pale twararebye turabacha nibwo ari icupa nubwo nyine na mu mutwe ari gusa ariko ni mwiza pe ni kwa buni nyine umuciye nk'umutwe ugashyiraho umutwe muzima umutwe niyo isura ikaba ari ariko ubwonko bwo nukuvuga ubwonko ukaburanduramo ugashyiramo ubwonko bufite IQ naho teneza kuko amese ati Damoro Emerinde agusabye kwa mugira umugore wabyemera kuri ameze nabine yakoze no se yatareka reka hafe mwana wa kasana ntago ushaka reka wapi bose ntago bishoboka umva nkubwire ariko kuri gahunda byo nari none se kuri gahunda nane no kuri wese uranga uko yakoze biranga nta muntu wamurya nta muntu wamwifuza ujya kubera sitamwifuza byoresha ariko aho ngaho hari ikibazo kwifuza umuntu birangira gutamugira none se nyine uriya ni igikoresho sibyo ni nkuko wagura inda kandi abanya kafite igikoresho kizima kuri kw'Imana yenda nubwo cyagaragaye ariko nikizima mwana wanjye tuvugisha ukuri cyane uko kimutware nuko ave nose nubwo mutware imintuzi ariko ni sawa cyane je twahuye rimwe tweze je kureba kirere gasogi nariyo ubu ni stade amahoro uramukobwa uziyambaye arateretse nibwa bwiza na bwiza ariko se wenda tujye tugana ku musozo kugira ngo mwana ngora rwose agapfa ubusasha ufite n'izindi gahunda turagushimira ko dore mwana tugana ku musozo yego ubu dukonfirme ko bwiza n'ubwenge bitandukanye 100% n'ubundi bacumugane ngo uburanga bukujyana ibwami ariko ubwenge buke bugusohorayo icyo ushatse kuvuga uburanga bwakwinjiza ibwami ariko ubwiza nibwo butuma igihe bugena igihe umara ubwenge bwawe nibwo bugena igihe uzamarayo n'urugero nyine nukurumva none se ngo nta mukobwa mwiza ufite n'ubwenge ariko barahari reka ntazibura
ntagera ngo de urumva n'abanyarwanda beza se abakobwa beza mu Rwanda bafite umuco ntitubafite benshi cyane wabonye nk'uyu mwana ejo bundi ari kuvugira umuvugo wa perezida wa repubulika muri hanuza cyari tarana cyari cyabaye yo uriya mukobwa wamunganya iki uzi ubonye umugore nk'uriya wajya uryama se ugasinzira reka nuko rakubwa bo numva ko maje gukorora man biragoye ari akantu kabagese kankora mbabare hafi biragoye muri iki gihe biragoye we akubwira ngera ko icyo tuganira hari amatipe de tuganira ariko muri ingo z'iki gihe mana yanjye uwo rero turi kumwe hano wese bumve inani wari muvuga n'ubundi biragoye kubona umugore oya hari umutipe kwa turi kumwe ejo bundi harankorera noneho umwana ukiri muto w'umusore ubona ari bogare kabisa afite nk'imyaka nka 28 afite n'ibicera bari mu kabari kugura amayinite yaje kwidroga n'umugore baje bashaka kwamara bafite akana kamwe ariko numvishe kuntu ari kuganira none ndamwegera ndamuze semeze bitatu shati n'ubwo ufite umugore ungana ryo mujene uri afite umugore atari ku mana y'isi nijoro ati nk'uwibeshya kahukana cyangwa kambwira ngo tubivemo ati namuheka namuhinga ati nge sinabihingutsa ariko ngize imana ko nabagore bivumbura kambwira ati umva reva agezemo urumva aracyari mujene ntafite akana kamwe ngenge nabivemo cyane nabivemo cyane muri 2010 nibwo nakoze divorce kubera ko numvaga agiye nko gusara nagiye muri gereza nyijyanye n'umugore kubona abaho niyo umuntu abarangije muri mabosi urumva umutima wo kujya gushaka ntago waza nafunzwe abantu barinyamara nafunzwe nk'ishuro nk'eshanu ari unjyana muri polisi kandi byo gutona kandi yampangiye ebana nkagenda nkasinya inyandiko ngo rwose ndajya kurwana n'umugore bakandikura ejo tukagenda nyina akabwira yashakaga kumporofo nzakora divorce ariko byagezwe byashakaga nyine ariko kuva nakora divorce shanda ryama nkasinzira na rukundo mba ndimo nta muntu mba ndi kunsteresa ngo sheringi uri he nguri kumwe nande nguri gukora iki ibyo ngibyo narabirenze urumva nkora icyo nshatse mfite uburenganzira shaka amafaranga menya uburyo nyajera nkamenya ngo nimba ari akabanza ndakaguze nimba ari agatungo ahantu nkohereje ndakohereje ntawe uri mbaze nko gutya urumva nimba nakohereje nkamenya ndizigamye ubu nzarya nzishyura inziki ibintu byose ubwo inama se dusoza no ko abantu bose bareka gushaka ntabwo mvuze ngo bareka gushaka ariko biragoye papa muri kino gihe ngewe nzarya duke niryamire kare nta muntu sinshaka gushwana n'abana b'abandi rwose bakoze kutuganiriza abantu bakoze kudukurikira asante bro asante reka dusubire mu biganiro byacu bitaha thank you so much